Ni mu masaha y'umugoroba, Charles rero umugabo w'umukire muri iyi karitsiye aba ari kugenda yitemberera, aba yibereye mu modoka ye nyine agenda yirebera ibyo ku muhanda. Anyura rero ku bakobwa babiri, abakobwa rwose baba bigiriye kuvoma bafite n'amabido, maze akaba arabutswe uyu mukobwa witwa Nowela, aramwitegereza agahita aparika imodoka imbere yabo, akava mu modoka akabasuhuza. Uyu mushuti rero wa Nowela we rwose aba yishimye kuko kuvugana n'uyu mugabo nyine biba ari ibintu by'igiciro cyinshi, naho Nowela ubona rwose nta kintu na kimwe bimubwiye. Uyu mugabo rero ababaza nyine amazina yabo, Nowela ati nitwa Nowela, ahita ababaza ati none se naba harifiti? Naho umushuti wa Nowela agahita yikiriza hejuru cyane ati yego anaseka. Nowela ati hoya murakoze rwose ntabwo tuyikeneye, ahita anigendera nyine ubona yabiciye amazi. Umushuti we rero ahita amubwira ati kubera iki koko wanze yuko uriya mugabo aduha lift? Uzi kuvugana na Charles ko ari ibintu bitangaje, none wowe wari ugize imana ari kukuvugisha none rwose wanze ko adutwara? Nowela ati njyewe namenyereye kugenda n'amaguru kandi n'ubundi niyo ndi bugende nayo, ni gute se umuntu aguha lift ugiye kuvoma? Ubwo se uzajya ujya mu modoka z'abantu utazi? Ni akazi kawe rwose. Bahita rero bigendera, naho Charles akomeza gutekereza kuri uyu mukobwa rwose uba wamaze gukurura amarangamutima ye. Arataha rero yagera mu rugo aba afite umukozi w'umumama mukuru rwose uba uhamaze igihe kinini cyane, ahita rero amubwira ati ngwino hano nkubwire, urabizi ni wowe mwizerwa mfite, ni nawe wo kuganiriza ibintu byose mba mfite rwose kuvuga. Hanyuma rero nagira ngo nyine nkubwire, uyu munsi nabonye umukobwa mwiza cyane, mwiza cyane ariko byumve mu cyaro cyo hirya iyo ngiyo, namubonye agiye kuvoma. Uyu mukobwa rero namukunze cyane ku buryo rwose numva nkeneye kuzajya kumusaba ababyeyi, maze nkaba nakongera kwimariya, kubera ko nyuma y'uko umugore wanjye nakundaga cyane yapfuye, urabizi nari natekereza kongera kuba nazana undi mugore. Ariko ni ukuri kuri iyi nshuro uriya mukobwa rwose yanyuze umutima wanjye, kandi nyine nabonye ari umukobwa utuje, ntameze nk'abahangaha muri uyu mujyi wumva mbona rwose utamenya nyine ukuntu bameze. Uyu mama rero uba umukorera ahita amubwira ati none se nyine wamwishimiye? Naho rero Charles ati cyane rwose cyane, nabonye nyine ari umukobwa mwiza ku mubiri kandi unatuje. Uyu mama rero ahita amubwira ati rwose nta kibazo, byaba ari cyo gihe, kubera yuko kuguma uri wenyine kandi ugeze muri iyi myaka ntabwo rwose ari byiza. Naho rero ku rundi ruhande Jeanne ni umukobwa uva inda imwe na Nowela, gusa nyine mama wa Nowela aba yaritabye Imana, naho rero Jeanne aba abana na mama we, nyine papa wabo ntawe baba bagifite. Jeanne rero ava kuri kaminuza aho yigaga, maze nyine akaza iwabo yarabiciye neza neza, aba ari wa mukobwa wihorera muri miruwari yireba, akimakiya, akambara neza, ubundi akicara ku ntebe nyine akigira ururabyo neza neza. Umunsi umwe rero ajyana guhaha na Nowela. Nowela rero aba afite nyine umusheri ufite butike hafi aho ngaho muri iki cyaro cy'iwabo, gusa nyine uwo musheri we aba afite butike nini cyane ku buryo abantu bose baba bamwubaha ko nyine ari we mukire bafite. Uyu musore rero aba akundana na Nowela cyane. Bajyana rero na Jeanne bagiye nyine guhaha, bagerayo Nowela nyine agahobera uyu musheri we, maze uyu musheri we agahita amubaza ati none se uyu mukobwa mwiza ko nasanzwe mubona muri iyi karitsiye ni uwahe? Naho Nowela ati uyu ni umuvandimwe wanjye, ahubwo yigaga nyine yiberaga ku ishuri. Uyu musore rero aramwitegereza ukuntu nyine aba ari umukobwa mwiza ariko w'umunyagasuzuguro. Naho rero Nowela ahita amubwira nyine ibyo bari baje gushaka. Uyu musore rero ahita abifata byose maze akabihereza Nowela, nyine n'uyu mukobwa akamuhereza ibyo yashakaga, akamubwira ati nyine ni impano mbahaye kubera yuko uri umuvandimwe wa sheri wanjye, ngomba kuguha impano, nyuma gato rwose uraje nyine uzabe muramu wanjye, ubwo urumva ko rero ngomba gutangira kugufata neza. Jeanne rero arishima nyine kubera ko bamuhaye ibintu by'ubuntu, dore ko rwose aba anakunda ibintu kurenza uko akunda abantu. Hashira iminsi rero Nowela atagiye kureba wa musheri we, maze uyu musore nyine uba unamukunda cyane rwose aza rero mu rugo iwabo,
akaza kumushaka, maze yahagera agasanga nyine Nowela ari kwikuburira. Nowela rero aba akimubona ati kubera icyo uje koko, urabona mama wanjye ndi bumubwire ngo iki, uzi yuko neza yanyica aramutse akubonye. Naho rero uyu musore atumva nari maze igihe kinini cyane ntakubona, nari ngukumbuye rero niyo mpamvu nari nje kukureba. Nowela rero akebaguzwa arareba hirya no hino ati ni ukuri mfite ubwoba rwose. Naho rero uyu musore atumva nyine nari nkuzaniye bino bintu, ubwo nyine reka mpite nigendera ntaguteza ibibazo. Ahita amubaza ati none se Jane ameze neza? Naho Nowela ati none se niwe wari uje kureba? Uyu umusore w'inshuti ati hoya, ntabwo rero nari nje kureba, ariko kubera ko wamunyeretse nyine nagombaga kukubaza amakuru ye. Nowela ati ameze neza. Uyu musore yahita amubwira ati akira nyine bino bintu nari nkuzaniye, maze Nowela akarebamo ati ibi bintu byose se nibyo wari unzaniye? Naho uyu musore ati yego rwose nibyo nari nkuzaniye. Nowela rero arishima maze akamushimira nyine nawe ubundi akamuherekeza. Ajyana rero bya bintu nyine mu rugo kuko aba yari ari gukubura ku mbuga, maze akajya kubyereka nyine mama we. Mama we rero arabireba, biba ari ibintu byinshi nyine birimo ibintu bigiye bitandukanye, maze akamubaza ati none se umukobwa wanjye, iyo nyine Nowela yabaga akoze akantu keza icyo gihe nyine yabaga umukobwa we, ati ibi bintu byose ubikuye hehe? Naho rero Nowela ataragira icyo asubiza nyine kuko aba anafite ubwoba, Jane ahita amubwira ati ni sheri we ubimuzaniye, ati wa musore ukorera kuri butike hariya hirya niwe sheri we. Mama ati wa musore muremure, wa musore nyine mwiza w'umukire ufite amafaranga, ati uriya musore umva agenda akandagira mu noti za banki neza neza. Ibikabyo nyine biba ari byose kuko bumvaga nyine ni nawe mukire bari bafite hafi aho, birumvikana kubera ko Sharire we ntabwo aba atuye muri iyi karitsiye neza, nyine aba atuye mu mujyi nyine wo hirya gatoya, ariko nyine ari hafi yaho. Mama rero wa Jane atangira kubwira Nowela ati ni ukuri aturakoze nyine, ubundi bakareba ibintu byose, maze Nowela agaha nyine na Jane ibyo baba bamwoherereje. Nowela rero ajya mu nzu nyine agiye kubika bino bintu byose, maze mama we agahita amubwira ati, agahita abwira nyine Jane ati Jane, nyamara rwose ndabona ngewe uri kurangara, uzi yuko uyu musore ashobora kuba agukunda? Uratekereza umusore wohereza ibintu sheri we akoherereza n'umuvandimwe we? Nyamara rwose ashobora kuba kwiyumvamo, kandi uyu musore ni umukire cyane. Ndakubwiza ukuri uyu musore afite amafaranga menshi, rero ntabwo akwiranye na Nowela. Uriya mwana utagira ababyeyi ntabwo rwose akwiye kugutwara umugabo w'umukire gutya, ahubwo nyine ukwiye gukora ibishoboka maze uyu musore ukamwigarurira. Nowela rero ajya kugaruka nyine, maze yagera ku muryango akumva bari kuvuga ibyo bintu, ahita ahahagarara agakomeza kumva. Mama rero wa Jane akomeza amubwira atumva aya mafaranga nitwe tugomba kuzajya tuyarya twenyine, nta wundi muntu n'umwe tuyasangiye. Ubwo rero rwose urumva ko nyine ugomba gukora ibishoboka. Naho rero Jane ati nibyo se koko mama, ahubwo nanjye sinzi impamvu ntari nabitekereje, kandi unandebye urebye ukuntu nteye ntabwo rwose najya muri competition na Nowela. Biragaragara ko umusore uwo ari we wese yampitamo byoroshye, ahubwo nyine ubwo ngiye gutangira akazi, byanze bikunze ngomba kumwigarurira maze biriya bintu byose bikaba ibyacu. Nowela rero uri kumva ibi bintu ahita yifata ku munwa, agahinda nyine kakamwica ukuntu bari kumugambanira. Gusa nyine arasohoka akicecekera nyine ntagire ikintu na kimwe yerekana rwose ko yamenye. Ntibitinda rero Jane nyine atangira rwose ibyo yari yiyemeje, maze akajya ajya kureba uyu musore nyine wari inshuti ya Nowela. Uyu musore aba yitwa Pere, atangira kujya ajya kureba Pere nyine umunsi ku wundi. Ntabwo rero rwose bitinda kubera ko burya umukobwa uko byagenda kose iyo yishyizemo umusore ntabwo yamunanira kumwigarurira. Nyuma y'iminsi mike rwose aba amaze kumwigarurira, maze uyu musore agatangira kugenda yibagirwa rwose Nowela buhoro buhoro, kwa kundi yajyaga aza kureba Nowela ahubwo agasigara aza kureba Jane. Umunsi umwe rero Jane ajya kureba nyine Pere, maze Pere akamuha nyine ibintu byinshi azanira mama we, ndetse n'imyenda n'ibiki nyine amushopingira ibintu byinshi cyane akazanira nyine mama we. Aba ari kubirambura rero
yereka nyine mama we ibintu Pere aba yamuhaye, maze Nowela akaba avuye kuvoma, arareba nyine akabona ko nyine Jane Pere yamuguriye ibintu byinshi gusa nta kintu na kimwe biba bimubwiye, baba bari kwishima nyine. Mama wa Jane ari kumubwira ati ubundi ni wowe mukobwa wanjye, abandi barabeshya, nturebe ukuntu uzi ubwenge, urabona ukuntu ibi bintu ubikoze mu kanya gatoya. Naho rero mama wa Jane ahita ahindukira akareba Nowela ati mva wavuye kuvoma? Naho Nowela ati yego. Ati reba mu cyumba cyanjye hari lisite iri kumwe n'amafaranga, maze ugende ugura ibyo bintu byose kubera yuko umukwe wanjye agiye kuza kudusura kandi tugomba kumutekera ibyo kurya nyine by'umwihariko. Nowela rero rwose nta mutima mubi aba yigirira, aragenda agafata ya mafaranga maze akajya ku isoko. Agera rero ku isoko agahita asanga hari umusore uri gusabiriza abantu bose abasaba amafaranga yo kurya kuko rwose inzara iba yamwishe. Uyu musore rero aba yitwa Kennedy, aba ari umusore mwiza w'ibogari ariko nyine wambaye nabi kandi nyine ari gusabiriza abantu bose. Rero bari gusaba bari kumubwira bati ariko se ubundi umusore ungana nawe ufite imbaraga zingana nk'izo ufite ni gute utajya gukora? Gusa nyine aba ari umusore witonze uvuga amagambo make. Nowela rero aratunguka, maze uyu musore agahita amuhagarara imbere ati ndakwinginze mbabarira rwose umpe ikintu cyo kurya, maze iminsi 2 yose ntarya. Naho Nowela ati nta mafaranga mfite, ayo mfite nayo nje guhahisha. Uyu musore ati mbabarira ndakwinginze kubera ko rwose inzara igenda kunyica, iminsi 2 nta kintu na kimwe nshyira mu nda. Nowela rero aramwihorera, maze yakata agiye kugenda Nowela akongera nyine akamuhamagara ati garuka. Ahita rero amuha ibiceri 500 ati ngaho akira aya ngaya niyo mfite rwose yo kuguha, nta yandi mafaranga mfite. Uyu musore rero aramushimira maze akamubwira ati nukuri urakoze cyane. Naho rero Nowela aragenda agahaha, birumvikana nyine kuri ya lisite baba bamuhaye hari ibintu by'amafaranga 500 atagura. Arataha rero yagera mu rugo mukase nyine agatangira kureba ibyo yaguze, asanga rero bya bindi nyine bya 500 biba ari ibirungo atabiguze. Abaza Nowela ati kubera iki ibi ngibi utabiguze? Naho Nowela ati nyine natekereje ko hano mu rugo dufite ibindi. Mukase ati noneho ndi igicucu kuba nakoze iyi lisite narangiza nkabishyiraho. Nowela ati ntabwo ari byumvise rwose mama, ahubwo nyine natekerezaga ko biri hano bihagije. Mukase ati noneho niba nyine wari utekerezaga ko bihagije ukaba utabiguze, ni ukuvuga ko amafaranga yabyo uyafite? Amafaranga yabyo ari he? Naho Nowela ati ntayo mfite. Ati wayashyize he? Nowela ati nayahaye umuntu usabiriza. Mukase ahita ahaguruka ati numvise neza cyangwa ntabwo numvise? Ngo wafashe amafaranga yanjye ngo uyahe umuntu usabiriza? Nowela rero atangira nyine kumusaba imbabazi, naho Mukase agahita amubwira tumva ntukanzaneho imikino, njye nta mikino ngira, ndavuze ngo genda ushake uwo muntu usabiriza maze agusubize amafaranga yanjye uyanzanire. Urahitamo kutazongera kurya cyangwa se kugenda ukanzanira amafaranga yanjye? Mu by'ukuri Nowela ntabwo yari gusubira kuri uyu muntu ngo amubwire ngo yansubize kuko yari kuba rwose yamaze no kuyarya ukurikije inzara yari afite. Nowela rero ahita ajya kureba nyine umushuti we ubucuruza nanone akabutike, maze akamusaba ko yamuguriza 500 akayashyira mama we ko azamwishyura rwose bukeye. Uyu mushuti we rero arayamuha, maze nyine Nowela akayashyira mama we, noneho rwose amahoro akabona agahinda. Hanyuma rero Pere nyine araza bakamwakira, baba batetse neza cyane. Gusa nyine Nowela niwe uba watetse kuko niwe mukobwa ukora imirimo yo muri uru rugo yose. Mama rero wa Jane ndetse na Jane baba bicaye hanze nyine bari kumwe na Pere ari gufata amafunguro yishimye, atumva hari hashize igihe kinini ntabona amafunguro ameze neza gutya. Ahita abaza rero Jane ati ni wowe wayateguye? Naho Jane ati cyane. Mama we atumva umukobwa wanjye azi guteka cyane rwose, nta wundi muntu n'umwe umurusha. Nyamara uyu mukobwa nta kintu namba rwose aba azi gukora, nta nubwo aba azi guhata ikirayi, nta nubwo aba azi gukubura, nta kintu n'ikintu kimwe aba azi gukora uretse kwisiga no kwambara neza. Nowela rero uba uri kumva ibi byose akomeza nyine kuza agategura rwose ameza, azana ibyo kunywa, azana buri kimwe cyose, nta n'umujinya na muke aba afite ko kuba rwose uyu musore bakundanaga yaje kureba mukuru we nta na kintu na kimwe ubona bimubwiye. Aragenda rero akajya mu gikari akajya kwifurira, maze mu kanya gato Pere arababwira ati ndashaka kujya kuri tuwarete. Bamwereka rero ahari bunyure, maze yagenda agahita ajya kwirebera Nowela. Nowela aramubona ati none kuje hano
uragira ngo se umugore wawe atangire andakarire ubuzi aje agasanga uhagaze hano, urabona namukira? Naho rero Pere ati ni ukuri mbabarire, ndabizi ko wandakariye kubera ibintu byose nagukoreye, ariko mbabarire. Naho rero Nowela atumva nkubwire, ntabwo rwose nakurakariye habe na gatoya, kubera ko ni amahitamo yawe nyine, ahubwo genda ava hano utanteza ibyago. Umusore rero aragenda nyine agakomeza akaganira na nyirabukwe ndetse n'umugore we, ubundi agataha. Naho rero ku rundi ruhande Charles we nyine atangira kubaza ahantu uyu mukobwa atuye, kuko aba yaramenye izina rye, asubira muri ya karitsiye maze akaharangisha. Barahamwereka rero, maze ubundi akajya kureba nyine mama wa Nowela, ubwo ni mama wa Jane nyine. Agerayo rero mama wa Jane akimubona akumirwa, ati kugeze kuje hano ni amahoro? Ubwoba rwose buba bumwishe. Nawe ati cyane rwose ni amahoro, nje hano nyine kubera yuko hari umukobwa wawe nakunze kandi cyane witwa Nowela, hanyuma rero narinje rwose kugira ngo tubivuganeho ubundi muzamukingire. Naho rero mama wa Jane ati ariko uzi imyaka uriya mwana afite? Afite imyaka 21 gusa. Naho Charles ati rega nanjye ntabwo nkuze cyane, ati ngiye se wagira ngo ndi umusaza, ati nubwo ureba imvi zanyuzuye ubwanwa ndetse no mu mutwe, ati ni kwa kundi nyine ibintu byose bivumbuka, ati ariko nanjye ndacyafite imbaraga rwose, ndacyameze nk'umusore, ntabwo ndasaza, ndacyafite imbaraga nta kibazo. Ikindi kandi nuramuka umukingiye nzabahindurira ubuzima, ibi byose ureba hano nzabihindura, izi nzu nzazubaka zibe inzu zidasanzwe, ibintu byose muzashaka nzabibakorera, mbese muzahita rwose muba abaherwe namwe. Naho rero mama wa Jane acyumva ibyo bintu ahita amubwira ati ni byose, ati yewe, ati niba ari uko bimeze, ati ahubwo nushaka uzazane na famiye yawe ejo, ubundi rwose muze mu mutware. Naho Charles ati hoya, ntabwo rwose nihuta, nta kinyirukansa, ni ibintu rwose nakwitondesha, ahubwo nyine wowe ubanza umuganirize, noneho uwumva icyo abitekerezaho. Ndifuza ko nyine bwaba ubukwe bunyuze mu mucyo, ibintu byitonze, ibintu nyine bikurikije etape zose z'ubukwe. Mama wa Jane rero ati nta kibazo. Charles ajya gutaha maze agahita ahereza amafaranga mama wa Jane, atakira nyine ayo ngayo ubu yakoresha. Mama wa Jane akimara kubona aya mafaranga ahita asara neza neza, maze agahita abwira Charles atumva aka kanya rwose ubifate nk'aho warangije kumushyingirwa, ndamuguhaye, nta kindi kibazo na kimwe gihari. Naho rero Charles ahita yitahira nyine. Umunsi wakurikiye rero mu gitondo bajya kunywa icyayi ndetse no kurya umugati, maze umugati wa Nowela akawubika. Amara rero gukora amasuku, maze agahita ajya kureba ha hantu nyine yakundaga gusanga Kennedy. Agahita asanga Kennedy rwose yiyicariye ahantu hasi, ahita amusuhuza ati waramutse. Kennedy nyine ntabwo aba yibuka rwose Nowela. Nowela rero ahita amubwira ati ntabwo unyibuka, ati ni wa mukobwa waguhaye ibiceri ejo ku isoko. Naho Kennedy ati warakoze cyane ni ukuri, ati ntabwo nari nakumenye, ati ariko ni ukuri warakoze ubyumve, ntabwo wamenya ikintu wankoreye, inzara yari inyishe neza neza. Naho rero Nowela ahita amubaza ati none se uyu munsi hari ikintu wariye? Kennedy ati hoya, nta na kimwe rwose. Nowela arahita amuhereza wa mugati, atakira nyine uyu wari agombaga kurya, ariko nta kibazo, ngenda ndabona ibindi byo kurya mu rugo, ngaho urye. Naho Kennedy ati ndumva rero ngiye twawusangira, kubera ko wumva nyine nawe nta kintu wafashe, ndumva rwose twawusangira. Naho Nowela ati hoya nta kibazo, urya ahubwo reka ngende kugira ngo nyine mama wanjye ataza kubona ko nagiye, ntabwo rwose namukira aramutse abonye ko nari nasohotse. Kennedy rero aramushimira akamubwira tumva urakoze cyane, urakoze, kandi wumve ko ni ukuri ibintu uri kunkorera Imana izabiguhembera. Nowela rero nyine ahita ataha, maze akagenda akajya mu masuku nk'ibisanzwe. Mama we rero aramwicaza, maze nyine akamubwira ko nyine uyu mugabo Charles yifuza yuko bakora ubukwe,
naho Nowela ati ariko se koko urabona nshaje ku buryo nabana n'umugabo ungana kuriya, umugabo uruta papa wanjye, ntabwo rwose byashoboka. Niho rero mama wa Jane ati mugomba kubana byanze bikunze kubera ko uyu mugabo ni umukire cyane kandi azaduhindurira ubuzima. Ubwo rero nimuramuka mutabanye, ubwo uzamenye yuko uzashaka undi mugabo w'umukire cyane umurenze kugira ngo adukorere ibyo yari kuzadukorera. Ikindi kandi ugomba kumushaka ukamunyereka mbere, naho ubundi bitabaye ibyo ndakubwiza ukuri rwose uzahura n'ibibazo. Nowela rero aramubwira ati hoya rwose ntabwo ibyo byashoboka. Naho rero ku rundi ruhande bwo Jane ndetse na Pere bo rwose baba bari gutegura ubukwe, ibintu nyine bishyushye. Mu myiteguro rero y'ubukwe, Jane akora lisite y'ibintu bikenewe mu bukwe, ibintu nyine Pere agomba kugura maze akayimushyira. Pere asoma iyi lisite maze rwose akumirwa, haba hariho ibintu byinshi cyane bihenze, ibintu by'umumaro ndetse n'ibitari by'umumaro. Iyi lisite rero arayireba maze akabwira Jane ati ibi bintu ni ukuri ni byinshi cyane, birakabije, nta kuntu se twabigabanya. Naho Jane ati hoya, nta kintu na kimwe rwose twakuramo kuko ibi bintu byose birakenewe mu bukwe bwacu. Pere rero arumirwa maze Jane akamubwira ati none se ntufite amafaranga, ikibazo ufite ni ikihe? Naho Pere ati amafaranga nyine ndayafite ariko ntabwo tugomba kuyakoresha ibitagira umumaro, kubera ko rega nitumara no gukora ubukwe tuzakenera kubaho, tuzabyara abana bakenere kwishyurirwa amashuri, ibyo byose tugomba kubitekereza ubu. Ntabwo twakabaye dupfusha amafaranga ubusa kandi ari ibintu rwose ubona ko bidakenewe. Naho rero Jane ati hoya, byose ugomba kubigura nyine uko byanditse aho, nta na kimwe kiburamo. Ngiye ngomba gukora ubukwe bwiza, ntabwo ngomba gukora ubukwe nk'uko aba bandi baherutse gukora ubukwe, bwari ubukwe rwose ubona busebetse. Naho rero Pere ahita amubwira ati ariko nubwo ubwita ubusebetse, babanye neza cyane kandi barishimye, ubona se badakundana batanezerewe? Ibyo rwose biba bikenewe mu muryango gukora ubukwe nyine mugakora mwabaze neza, kubera ko icyangombwa si ibyo mukoresha mu bukwe, icyangombwa ni mwe babiri. Jane rero rwose ibi ntabwo aba abikozwa. Iyi lisite rero Pere asigara ayireba maze nyine umushuti we akaza kumusura. Pere aramubwira ati umva mbabarira undebere nawe iyi lisite yakozwe, undebere. Uyu musore rero akikubita amaso araseka akenda gupfa, ati ntakubeshye ndi guseka ariko nkumva nshaka no kurira. Ati ibi bintu byose se ni ibyo muzakoresha mu bukwe? Ati cyakoze ntakubeshye urarangiye rwose. Ati wowe urarangiye. Ati iriya wita butike yawe nta kintu nambaye rwose kizasigaramo. Ati none se ubundi ko ari wowe mugabo wafashe icyemezo maze ibi bintu ukabigabanya ukandika ibikenewe? Naho Pere ati nyine Jane ndamukunda cyane, rero ntabwo namubabaza ku munsi we w'ubukwe. Uyu mushuti ati ni akazi kawe rero, reka kumubabaza ku munsi w'ubukwe, uzamubabaza nyuma yabwo. Pere rero aricara nyine akabona ko ibi bintu bikabije maze akajya kureba mama wa Jane, aragenda rero akamubwira ati iyi lisite ni ukuri irakabije, ndumva nyine twayigabanya, ibintu bitari ngombwa tukabikuramo. Naho rero mama wa Jane ati iyo lisite nta kintu n'iki na kimwe kigomba kuvamo, ati kubera ko umukwe wacu afite amafaranga, ubwo rero ntabwo tugomba gukora ubukwe nk'ubw'abaturanyi bacu bakoze. Oya rwose tugomba gukora ubukwe bw'agatangaza burimo ibintu byose kandi ibyo bintu byose byanditse aho birakenewe. Pere rero ibintu biramucanga maze agatangira nyine gusaba inguzanyo kuko ababona ko amafaranga afite we rwose atahaza ibi bintu byose. Wa mushuti aramubwira ati nyamara njyewe ndakubwiza ukuri, uriya mukobwa na mama we ubundi ni ingona, abantu ba karitsiye bose barabazi, bakunda ibintu cyane. Ndakubwiza ukuri uretse uraje uzareba ibintu bizakubaho, bazakurya ku buryo uzasigara uhagaze uko nguko nyine nta na bike usigaranye muri butike yawe. Kandi rwose narakubwiye nti Nowela yari umukobwa mwiza witonda, umukobwa uzi ibintu byose, umukobwa w'umutima, none waramuretse ngo urashaka Jane wakuruwe se nariya mabuno n'ubwiza n'inzobe. Ndakubwiza ukuri biriya nibyo byonyine azi gukora. Naho rero Pere uba rwose waramaze kwimariramo Jane, ntabwo ibintu bamubwira aba abyumva habe na gatoya. Icy'ingenzi kuri we kiba ari ugushimisha nyine uyu mukobwa. Umunsi umwe rero Jane aba yiyicariye nyine hanze kwa kundi kwe ari kwishyira kuri furesheri. Naho rero Nowela
aba ari gukubura. Haza rero umukobwa w'umuturanyi maze nyine akaza akicara iruhande rwa Jane, ahita amubwira ati cyakoze uri mwiza ni ukuri urakeye, ati gusa nyine inkuru ziri aha hanze ziri guhwihwiswa ngo nuko nyine ugiye gukora ubukwe, ngo kandi ngo ukaba nyine waratwaye umugabo wa murumuna wawe. Uyu mukobwa rero atangira kurakara, maze uyu mukobwa nyine w'umushyitsi agakomeza amubwira ati wagira ngo se nibyo gusa, ati abantu bose rwose bari kuvuga yuko wowe na mama wawe muri abantu babi, ngo muri abagome cyane, ngo mujya mufata nabi Nowela. Uyu mukobwa rero Jeanne akimara kubyumva ahita ahagurutsa uyu mukobwa w'umushyitsi ati haguruka tuvire mu rugo, aramusohora maze akagenda akabwira mama we atuzi ibintu byose Nowela agenda abwira abantu ngo turi abagome, ngo turi amashitani, amubwira nyine ibigambo byinshi. Maze mama wa Jeanne si ukurakara agahamagara Nowela akamwicaza muri salo ati niko wa mukobwa we utagira umumaro, urireba wowe uko nguko usa, uririrwa udusebya ukirirwa udusenya, ati wowe mama wawe uramuzi, mama wawe yaricuruzaga se ahubwo ntabwo yicuruzaga kuko bamutwariraga ubuntu, none nyine nawe rwose utangiye kwigira nabi, gusa nyine nk'uko rwose mama wawe ntacyo yari amaze, nawe nta kintu na kimwe umaze, kandi mu by'ukuri baba bari kumusebya nyine mama wa Nowela kugira ngo bamubabaze. Nowela rero ararira nyine agahinda kakamwica, kuko buri gihe uko bavugaga mama we nabi agahinda karamwicaga, dore ko nyine mama we atari akiri no kuri iyi si. Naho rero uko arira niko nyine Jeanne ndetse na mama we babaga rwose bari kwenjoyinga, bo ibyishimo byabaga biri kwiyongera. Arahaguruka rero maze akajya hanze akagenda akicara, noneho akarira amarira yose akamushiramo. Umunsi wakurikiye rero Charles nyine aza kureba Nowela. Uyu munsi nyine aba yifuje ko noneho bari buvugane. Bicara rero muri salo nyine, ubwo ni Charles ndetse na mama wa Jeanne, maze mama wa Jeanne agahamagara Nowela nyine kugira ngo aze aganire na Charles. Abakigera muri salo rero akamusuhuza, maze nyine mama wa Jeanne akamubwira ko ari we nyine wifuza yuko bazabana. Naho Nowela ahita amubwira ati mba rero mbabwire, ntabwo rwose ibyo bintu bishoboka, ibintu murimo sinzi ibyo ari byo, njyewe umunsi nzakora ubukwe nzabukora n'umuntu nkunda, ntabwo nzabukora n'umuntu uwo ari we wese. Naho Charles ati ariko ni ukuri nanjye nzagukunda kandi nzagufata neza ntugire ikibazo. Nowela ati ariko ibintu ndi kuvuga ntabwo muri kubyumva, ntabwo njyewe ndi igicuruzwa, ntabwo bangurisha, ubwo rero ntabwo rwose nabana nawe, ariko uba wirebye imyaka ufite urayibona, ubu se ntabwo mbyaye ubwa kenshi, ubu se ari nk'umwana wawe wamwemerera yuko akora ubukwe n'umusaza ungana nawe? Ntabwo rwose byashoboka, ahubwo muri kuntesha igihe, kuko rwose nari mfite ibintu nari nibereyemo mbere yuko mumpamagara, nari nibereye mu kazi. Ahita rero yikatira akigendera, maze nyine mama wa Jeanne akumirwa. Naho Charles ahita amubwira ati none se ibi ni ibiki? Naho mama wa Jeanne ati hangane, ndaza rwose kumuvugisha, ntugire ikibazo, ndaza kumushyira ku murongo kandi bizakemuka. Charles rero arataha, ariko nyine agataha ababaye kubera ko aba abona ko nyine uyu mukobwa yamwanze neza. Akimara gutaha rero mama wa Jeanne yicarana nyine na Nowela agatangira kumwumvisha ko byanze bikunze agomba gushaka uyu mugabo, cyangwa se agatangira kujya amuraza hanze ndetse no kujya amwima amafunguro. Nowela ati nta kibazo, byose rwose uko ubyumva wabikora nta kibazo, ariko ntabwo nzabana n'uriya mugabo. Ubwo rero umunsi wakurikiye Nowela amara guteka mu masaha ya saa sita, maze agafata amafunguro, ubundi agashyira Kennedy. Aragenda rero akamusanga hahandi nyine n'ubundi aba akunda kuba yicaye, maze akamubwira ko yari amuzaniye amafunguro. Kennedy rero ahita amubwira ati nta kibazo, noneho twanajyana nkakwereka nyine aho ndara, ubundi nyine nkanayafatira mu rugo. Baragenda rero bakareba nyine aha hantu Kennedy aba ari inzu y'icyumba kimwe nyine ariko itameze neza, iriho akamatera kari hasi, akamatera ariko kashaje cyane, nta ntebe n'imwe iba mw'iyi nzu, haba harimo nk'amasahani abiri n'isafuriya imwe. Baricara rero bakicara kuri aka kamatera, maze nyine Kennedy agatangira gufata ya mafunguro. Kennedy rero abwira
Nowela ati ni ukuri urakoze cyane ariko rwose aya mafunguro aba ameze neza. Naho rero Nowela abaza Kennedy ati ngiye kukubaza ikibazo ariko umbabarire rwose ugerageze unsubize, kubera iki uba uri gusabiriza kandi mbona uri umusore mwiza ufite imbaraga, byaba byarakugendekeye bite? Kennedy rero ahita atangira kumubwira ati nyine urumva ngewe nturuka mu cyaro cy'iyo kure, nturuka rwose kure ya hano cyane, hanyuma rero naje nje gushaka ubuzima, ndaza nshaka akazi, ntugire ngo sinagerageje, naragerageje rwose nshaka akazi ariko ndakabura, sinkubeshye rwose buri munsi ndabyuka nkajya gushaka akazi ariko bikanga, hanyuma rero kubera ko ntabaho ntarya, biba ngombwa nyine ko nibura nsabiriza kugira ngo mbone ikintu ndi buryo uwo munsi, gusa ubyumve n'ubu rwose akazi ndacyagashaka ariko nabuze umuntu n'umwe wampa akazi, uko kaba kameze kose niyo kaba gaciriritse, kuko niba mpa kuko gukura mu muhanda nagakora ariko ni ukuri narakabuze. Naho Nowela rero ati ihangane ni ukuri, ihangane bizagera aho bize, gusa icyangombwa ni ukuba rwose ufite umutima mwiza, nizeye ko kandi ahantu wavuye nyine nta kintu na kimwe waje uhunga kibi. Naho rero Kennedy ati hoya nta kintu na kimwe rwose naje mpunga. Nowela ati none se ubundi kubera icyo udasubirayo? Naho Kennedy ati ntabwo nasubirayo kubera ko n'ubundi nta muryango mpafite, nta n'ikintu na kimwe mpafite, naho nyine ni ukubaho nabi, ubwo rero birutwa nuko naguma hano umunsi wa nyawo wazagera nkaba nabona akazi. Nowela rero ababazwa rwose n'iyi nkuru ya Kennedy ariko agahita amubwira ati rero reka ntahe kubera ko noneho muka data aramutse anshatse akambura yanyica sinkubeshye. Kennedy rero aramushimira cyane maze rwose akamubwira yuko ari marayika murinzi yiboneye kubera yuko amuha amafunguro ya buri munsi, inzara rwose ntabwo iba ikimwica. Ku ruhande rwa Nowela ariko nanone ntabwo rwose ibintu biba byoroshye habe na gatoya, kubera yuko mama wa Jane aba yifuza ko nyine Nowela yabana na Charles kubera ko ababona nyine azahita abona amafaranga menshi, kandi nyine Nowela ntabwo aba ari kubikozwa. Mama rero wa Jane afata umwanzuro nyine wo gutangira noneho rwose gufata nabi uyu mukobwa cyane, ku buryo nyine we wenyine azibwiriza maze akemera nyine kujya gushakana n'uyu mugabo. Umunsi umwe rero Nowela aba ari kurya yicaye nyine ku rubaraza agitangira rwose gukora mu byo kurya nka kabiri, mama we agahita aza agaterura iyo sahane ahita amubwira tumva ntabwo uzongera kurya muri uru rugo ukundi, kubera yuko nutemera nyine kubana na Charles kurya bizaba bihagaze, ikindi kandi uzajya urara aha hanze ibisimba nibishaka bizagutware kuko n'ubundi ntacyo uzaba ukimaze, uri kumpombya rwose mu buryo bushoboka, wakabaye ushakana n'uriya mugabo kuko nimushakana nzahita mbona amafaranga, sinzongera kugira ikibazo cy'amafaranga na kimwe. Naho rero Nowela aricecekera kuko rwose ntabwo aba afite ikintu cyo gusubiza uyu mubyeyi. Nowela rero ajya kubibwira wa mukobwa w'inshuti ye ati ni ukuri ibintu birankomereye, nahakaniye rwose Charles ariko ndabona ntacyo byatanze. Uyu mukobwa rero w'inshuti ye ahita amubwira ati rero reka nkugire inama, nubwo rwose nanjye mbona uri gufata umwanzuro mubi, kubera iki utakabaye ubundi uwo mugabo umukunda ko ubona pere bamugutwaye. Naho rero Nowela ati nyine ngewe ngomba kuzashakana n'umugabo tuzaba dukundana, ntabwo rwose nzashaka umugabo kubera amafaranga. Uyu mushuti rero aramubwira ati nta kibazo reka nkugire inama, noneho wowe uzagende nyine ujye kumwirebera maze muvugane imbona nkubone, umuhakanire umugore kutabishaka, ndakeka noneho azabyumva kurushaho maze ntazongere kugushakisha undi munsi. Nowela rero rwose ibi bintu arabyumva maze nyine akagenda akambara ubundi akajya kwa Charles, aragenda akicara muri salo, Charles akaza maze akamusuhuza. Nowela rero abwira nyine Charles ati ariko rwose njye ndashaka kukubaza kandi umbabarire unsubize. Naho Charles ati nta kibazo. Nowela ati kubera iki ushaka kunyangiriza ubuzima, kubera iki se ahubwo waje kubwira mama wanjye ko ushaka ko tubana mbere y'uko ngewe ubimbwira, ubundi se kubera iki ushaka ko tubana mu by'ukuri? Aba ari kumubaza ibibazo byinshi cyarimwe. Charles ati ibibazo bibaye byinshi ariko nyine reka mbikubwire, impamvu ushaka ko tubana ni uko ngukunda. Naho rero impamvu naje kubibwira mama wawe ni uko natekerezaga yuko we rwose yazabikumvisha kurusha uko njye nabikubwira.
naho rero ibyo uvuze ngo ndashaka kukwangiriza ubuzima, byo rwose ntabwo mbizi. Naho Nowela ati none se ntabwo uzi kuri kunteza ibibazo, kuba warabwiye nyine mama wanjye ko ushaka ko tubana, wagira ngo nturi kunteza ibibazo se? Naho rero Charire ati ntabwo rwose ibyo byose nari mbizi, gusa nyine ndagukunda cyane kandi ndifuza ko nyine twabana. Naho Nowela ati none se bigeze bakubwira imyaka mfite? Charire ati yego barayimbwiye ariko imyaka si ikibazo, kubera ko ufite imyaka y'ubukure. Nowela ati mfite imyaka y'ubukure ariko ntaho mpuriye nawe kubera ko unkubye inshuro zirenze ebyiri. Charire ati umva rero nkubwire, urabona nyine mfite amafaranga menshi, ndi umukire rwose, nzakwitaho bishoboka byose. Ikindi kandi nkeneye nyine umukobwa ukiri mutoya kugira ngo azabashe gukontorora aya mafaranga yanjye kuko ngewe ndi kugenda nsaza. Naho rero barahita amubwira ati umva nkubwire, ngewe iby'amafaranga ntabwo mbyitayeho nta nubwo bindeba, uwo tuzakora ubukwe nuko nzaba mukunda, ntabwo nzaba mukurikiyeho amafaranga. Ubwo rero rwose bikwibwiriye nkureba, ntabwo ngukunda, sinteze no kuzagukunda. Hagati yanjye nawe rwose nta kintu kizigera kibamo, ndakwinginze ndekera amahoro yanjye, wikomeza rwose kunyangiriza ubuzima kubera ko uri kunteza ibibazo na mama wanjye. Ubwo rero nizere ko ibi bintu birangiriye aha kandi tutazongera kubivugaho. Ahita ahaguruka n'agasohoka, maze Charire agasigara yumiwe. Ati ndumiwe koko, ati urabona ukuntu uyu mwana w'umukobwa mvugisha? Ati ni ubwa mbere mbonye umuntu rwose utaba interese ku mafaranga yanjye, kubera ko abandi no kubavugisha gusa baba bumva rwose ari iby'igiciro, ariko uyu mwana w'umukobwa ntabwo rwose nzi ukuntu ateye. Nowela rero akigera hanze, wa mumama nyine uba ukora kwa Charire ahita amukurikira. Atumva numvise nyine ikiganiro wagiranye na Charire, ariko ikintu nagira ngo nkubwire ni ukuri Charire ni umuntu mwiza cyane, sinzi impamvu rwose wamuhakaniye kubera ko yazagufata neza kandi yagukunda. Naho rero Nowela ahita ahindukira akamureba akamubaza ati ese wowe ufite umugabo? Naho undi ati hoya. Nowela atumva none se kubera iki mutakwikorera ubukwe, ko wowe noneho na Charire mwaba munajyanye, mwaba munaberanye, ko n'imyaka yanyu rwose yegeranye. Naho rero uyu mumama akabwira Nowela ati ahubwo ngewe nagira ngo nkubwire nyine ngo ugende ubitekerezeho neza, ubundi rwose uzamuhe igisubizo kuko ntabwo waba uhombye uramutse ubanye na Charire. Naho Nowela ati ariko nkwibarize, uramutse ufite umwana w'umukobwa ungana nkanjye, wakwifuza ko abana n'umukurambere nka Charire? Noneho uyu mumama ntiyihangana ahita aseka ati Charire umukurambere? Ati Charire se buriya ni umukurambere? Akomeza abisubiramo. Maze Nowela atumva yewe rwose ntabwo nabana n'umukurambere mureba. Ahita rero yigendera nyine, maze uyu mumama agasigara yumiwe. Naho rero ku rundi ruhande ubukwe bwa Jane ndetse na Pere buraba nyine, maze bagataha mu rugo rwabo. Jane rero nta kintu na kimwe nyine aba yarahindutse, aba akiri wa wundi ubyuka akikubita akamakiyaje, akambara neza, ubundi akicara muri salo akirebera agateleviziyo, ubundi akigendera. Ni ibyo bintu nyine aba ashoboye gusa. Pere rero ku munsi nyine wa kabiri arataha, maze yagera mu rugo agasanga nta kintu na kimwe bateguye. Abaza rero Jane ati none ko nta mafunguro wateguye? Naho nyine Jane ati ndinaniriwe, numvaga nyine ko turi buyodaringe tukayafatira hano. Pere rero abanza kugira ngo nyine ni umunaniro bisanzwe, uyu munsi nyine barodaringa nta kibazo. Umunsi wakurikiye rero aramubwira ati cyakoze umbabarire, ni ukuri uze guteka kuko nkumbuye kurya amafunguro nyine yateguriwe mu rugo, maze nkarya indyo yuzuye kandi rwose isukuye nizeye neza. Naho rero Jane aramubwira ati nta kibazo. Yamara kugenda Jane ati ngo iki? Ati ngo arashaka kurya amafunguro nateguye, nakomeze ategereze araza gutungurwa. Ubwo rero Jane noneho aragerageza nyine akavuga ati ngiye guteka. Aragenda agateka ibintu bidahiye birimo umunyu mwinshi, ibintu nyine bimeze ukuntu. Maze nyine Pere yataha, Jane agategura ameza, Pere abagikoramo akumva ni ibiryo bitarika, ahita asohoka maze akagenda agacira. Aramubaza ati se iyo nazaga iwanyu ko wabaga bateguye neza, uyu munsi byagenze bite? Naho rero Jane ati ubwo nyine byancitse, ariko ubutaha nzabikora neza. Gusa nyine hano kwa Pere haba hameze nabi cyane, umwanda aba ari wose, imyenda nyine bigiye ijagaraye. Jane ntabwo aba ajya afura, nta kintu na kimwe aba ajya akora nyine uretse kwisiga akamakiyaje.
Pere rero atangira kujya yicara maze akajya atekereza nyine ukuntu Nowela yajyaga amutekera, akamutekera amafunguro meza cyane ameze neza, maze rwose agatangira nyine kubitekerezaho. Umunsi umwe rero abwira nyine Jane ati imyenda yanjye yose iranduye, wamfasha maze ukamfurira iyi myenda? Arayimuha rero ngo amufurire, maze Jane agahita ayimusubiza ati njyewe mfura, njyewe rwose ntabwo njya nkora mu mazi, ubwo uzajya wifurira cyangwa uzashaka umuntu ugufurira? Naho Pere ati none se birashoboka? Ubwo se naba narashatse umugore w'iki niba nta kintu na kimwe wamfasha kandi mba nagiye ku kazi wowe ukaguma hano? Jane ati ibyo ni akazi kawe, nawe rwose uzajya ubyikorera. Mama rero wa Jane nawe rwose yari asigaye ameze nk'aho babana, kubera yuko nyine nubwo yabaga iwe ariko amafunguro ibintu byose byaturukaga nyine kwa Pere, kandi nyine yari asigaye noneho abaho nk'abakire cyane, kubera ko nyine ngo umukobwa we yari yarashatse umugabo w'umukire. Ni ukuvuga ko yoherezaga lisite y'ibintu byose akeneye, maze Jane akabishyira Pere nyine akabifata muri butike ye. Ibintu rero byagiye bigenda nabi kubera ukuntu Jane yakundaga ibintu nyine bihenze cyane cyane rwose. Butike rero bagiye rwose bayirya buhoro 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 buhoro, maze ibintu bitangira kugabanukamo. Wa mushuti rero wa Pere yaramubwiye ati nyamara rwose narakubwiye, nyamara uriya mukobwa ntabwo yari mwiza kuri wowe, nuko nyine bavuze ngo umuntu umuhana avayo ntabwo umuhana ajyayo, ubwo nyine nawe ugiye kumva. Naho Pere ati cecekere, ndakubwiza ukuri, inzara irenda kunyica, ntabwo ajya ateka, uzi yuko nta kintu na kimwe uriya mukobwa ajya akora uretse kwisiga, kwicara muri salo no kugenda gusa. Ntajya ateka, ntashobora gukubura, nta kintu namba ashobora gukora. Umushuti we rero aramuseka ati none se sinabikubwiye ibyo byose? Narabikubwiye sha rwose, wanga umukobwa mwiza w'umwana mwiza ngo ubonye nyine ngo ikizubazuba? Pere rero ahita amubwira ati none uzi ikintu kimbabaza se, uzi yuko Nowela nta mafaranga namwe namuhaga turye neza? Amafaranga yose namuhaga yari yaranjaga agahaha kandi tukarya ibyo kurya bimeze neza, ariko ahubwo noneho Jane niyo wamuha banki yose n'ubundi ateka ibiryo bidahiye, ibintu bimeze ukuntu nyine utabasha kurya. Uyu mushuti ahita amubwira ati rega hari ikintu kimwe buriya rwose utari uzi, buriya mu rugo rw'iwabo wa Jane Nowela niwe wakoraga ibintu byose byose byose, niwe wabikoraga akanamufurira. Naho rero Nowela naho Jane yahoraga yiyicariye ku ntebe nyine yiteguye yimejeje neza, wowe rero wamubonye uko yaka ugira ngo nyine naho aba nuko haka. Waribeshye cyane kandi twarabikubwiye gusa wanga kumva, ubwo rero ngaho nyine kenyera urwane nabyo. Naho rero ku rundi ruhande Nowela we arateka, maze yamara guteka agafata amafunguro akayashyira mu kantu nyine agiye kuyashyira Kennedy. Aba agisohoka hanze akabakubitanye na mama we, mama we ati ngwino hano, ibyo bintu ufite ni ibiki? Nowela buri icyo amubwira maze akamubwira ati ni imyenda yanjye. Mama we ati zana hano ndebe. Arareba rero maze agahita asanga nyine hari harimo amafunguro. Mama we rero ahita amubwira ati ibi byo kurya wari ugiye kubishyira nde? Mbwira umuntu wari ugiye kubishyira vuba. Naho Nowela ati nta muntu n'ukuri nari ngiye kubishyira, ahubwo nyine kubera ko wambwiye ngo sinzongere gufata amafunguro muri uru rugo, nari mfashe nyine ibyo nari kurya nari ngiye kubirira inyuma y'igipangu. Mama we atumva ninsanga umbeshya urabizi nzakuniga, njye nta mikino njya ngira. Ahita amwambura ya mafunguro rero n'ubundi nyine agahita ajya kuyabika. Uyu munsi nyine aba abuze icyo ashyira Kennedy, kandi mu by'ukuri aba yifuza nyine ko yajya amushyira amafunguro buri munsi maze ntiyicwe n'inzara. Gusa nyine nubwo aba abuze icyo amushyira ariko ajya kumureba kugira ngo arebe uko ameze. Agerayo rero maze agasanga Kennedy nyine ari koza twa dusahane tubiri. Nowela rero aramusuhuza maze akamubaza ati none se uyu munsi wabonye icyo kurya? Naho Kennedy ati natetse. Nowela ati none se uzi guteka? Kennedy ati cyane. Ati iyo nabonye nyine iyo nabonye nk'amafaranga ndahaha ubundi nkanabibika, noneho nyine nkajya nteka. Barasangira rero maze Kennedy akamubwira ati none se urumva bimeze bite? Naho Nowela atumva uzi guteka cyane rwose, watetse neza ni ukuri, burya rwose uzi ibintu byinshi. Kennedy rero aramushimira maze akamubwira ati ni ukuri ntabwo rwose mba mfite amagambo ahagije yo kugushimira ukuntu ukomeza kugenda umba hafi maze ugakomeza no kunyitaho.
Nowela rero na Kennedy batangira rwose kugenda bakundana buhoro buhoro kubera ukuntu bakundaga kubonana kenshi, ibintu rwose bigenda byikora. Noneho Nowela rwose kwa Kennedy hakagenda hakaba aderese ye, nubwo hari ahantu hadashamaje ariko ni ukuri iyo yabaga ahari rwose yahaboneraga ibyishimo. Umunsi umwe rero baba bicaye bari kuganira maze Kennedy akabaza Nowela ati mbwira nyine nk'inzozi zawe wari ufite mu buzima. Naho Nowela ati ese wagira ngo ubu ngubu hari inzozi nkigira? Ati kubera ko ibyo natekerezaga byose nabonye bidashoboka ko nazabigeraho, ubwo rero rwose singipfa gutekereza nyine ibyo hazaza hanjye. Naho Kennedy ati hoya, nta muntu n'umwe udatekereza ibyo hazaza he, kubera ko se ntabwo wazaba ufite aho ujya igihe cyose utajya utekereza ku hazaza hawe. Mbwira nyine nubwo ntacyo tuba turi bubikoreho ariko mbwira nta kibazo. Naho Nowela ahita amubwira ati rero kera nyine kuva nkiri mutoya narotaga kuzaba umwarimu, kubera yuko numvaga nyine nkunda abana cyane maze nkumva rwose nifuza kuzaba umwarimu nkajya nigisha abana. Naho Kennedy ahita amubwira ati nanjye nuko nkunda abana cyane. Ati none se ni iki cyatumye nyine wumva ushaka kuzaba umwarimu? Naho Nowela ati uretse gukunda abana hari umwarimu wanyigishaga, rero ati uwo mwarimu yari umwana mwiza cyane, namufatiragaho urugero rero maze nkavuga ko nanjye nzaba umwarimu umeze nkawe neza neza. Kennedy rero ahita aseka ati gusa nyine ni byiza, ni ukuri ko umuntu agira inzozi ze, kandi izo nzozi zawe ntuzigere ureka zipfa ubusa, zigumane muri wowe kandi wumve ko nyine umunsi umwe izo nzozi zawe zigomba kuzagerwaho. Nta mpamvu n'imwe ufite yo kumva ko inzozi zawe ugomba kuzireka gutyo gusa. Nowela ati rega ntabwo nyine rwose biba byoroshye. Kennedy ati none se ubundi kubera iki nyine utakomeje amashuri? Naho Nowela ati rega urumva mama wanjye nyine yapfuye nkiri mutoya, akimara gupfa rero minerivare yahise ibura kubera ko mukadata ntabwo yari kunyishyurira, yagombaga kwishyurira umwana we birumvikana. Njye rero yahise ntaha njya mu rugo njya gukora akazi ko mu rugo, urumva ko rero nyine nta hazaza rwose mfite habe na hatoya. Kennedy rero ahita amubwira ati hangane ni ukuri ndakumva cyane rwose birababaje, ariko nanone uracyari muto kandi ntarirarenga, humura rwose ibyo Imana erega birikora, ushobora kuzajya kubona ukabona ibyo bintu byose birakoretse uko ubitekereza. Uyu munsi kandi Kennedy abwira Nowela ati rero ni ukuri ndagukunda cyane rwose, ariko nanone ndabizi ko ntari uwo gukundwa kubera ko nta kintu na kimwe mfite cyo kuzaguha mu buzima. Naho rero Nowela ahita amupfuka umunwa ati we yaceceka, kunkunda rwose ni uburenganzira bwawe kandi nanjye ndagukunda, ntabwo erega kuba ufite ibintu aricyo kivuga ko ugomba gukunda, kubera yuko ibintu biraza. Ikindi kandi uri muzima, ufite amaboko, none unafite ubwenge. Igihe iyo turi kuganira ntangazwa n'ukuntu ufite ubwenge bwinshi, ntangazwa n'ukuntu nyine uvuga ibintu by'ubwenge gusa. Ubwo rero ntugahangayike, humura, si wowe wari uri kumbwira ko nyine imbere ari heza? Humura nawe ibintu bisaza. Ikindi kandi njye nawe dupfa kuba dufite ubuzima, tuzakora kandi cyane, ndabizi ko njye nawe tuzagera kuri byinshi. Naho Kennedy rero ahita amuhobera ati ni ukuri nkunda nyine ukuntu unsubizamo intege, ibintu ngiye igihe nanjye mba nacitse intege nawe umbwira ibintu nyine nkumva koko ntabwo nkwiriye kwiheba. Niba uyu munsi nta kazi ndi kubona, ariko birashoboka ko nyine ejo cyangwa ejo bundi nakabona. Gusa nyine ntabwo byoroshye rwose kuba umukobwa mwiza nkawe yakunda umusore umeze nkanjye, udafite aho arara, udafite aho ataha, nyine umusore uri aho gusa. Naho Nowela ati ndagukunda cyane nyine, urwo kandi ni rwo rukundo rudafite ikintu na kimwe rushingiyeho, kubera ko iyo nza kugukunda ufite ibintu byinshi ahari nibyo nari kuba nshingiyeho, ariko nyine nkunda wowe kandi ndagukunda bya nyabyo. Nowela rero arataha maze umunsi umwe nyine akicaza wa mushuti we akamubwira nyine ukuntu afite umusore bakundana, ariko nyine uyu musore nta kazi afite, nta kintu na kimwe afite, ari umuntu nyine usabiriza. Uyu mushuti we aramuseka ati ntabwo ibyo bintu bishoboka, ntabwo waba waranze Sharire ngo ujye gukunda umuntu usabiriza. None se uwo muntu usabiriza urumva yazakugeza kuki? None se ahubwo njyewe rwose ndi kumva wagira ngo hari nk'ibintu yaguhaye, ubwo se urabizi neza ko uwo muntu atakuroze? Naho Nowela ati hoya, ntabwo rwose yandoze, ni njyewe ubwanjye namwikundiye kandi nta muntu n'umwe wigeze abimforsa. Naho umushuti we ati njye ndabona utangiye guta umutwe, niba rwose wifata ugakunda umusore udafite ikintu na kimwe, umusore usabiriza, ugeze kure ni ukuri.
ariko se niki kiri gutuma wiheba ko rwose ukiri mutoya, kubera iki wiheba? Naho rero Nowela ati ntabwo nihebye ndakubwiza ukuri, niyo haza abandi basore 10 n'ubundi rwose nahitamo Kennedy. Naho rero kwa Pere ho rwose imiserero igenda iba myinshi, kubera yuko Pere noneho ibintu byose biba bimaze kumushiraho. Jeanne aba asigaye amusaba ikintu ntakibone kubera ukuntu amafaranga aba yaramushizeho. Ikindi kandi Jeanne nyine aba asigaye abwira Pere amagambo mabi mabi kandi cyane. Umunsi umwe rero Pere afata umwanzuro wo kujya kubwira nyine mama wa Jeanne iby'urugo rwabo. Aragenda nyine akamubwira ukuntu Jeanne ari umukobwa utagira ikintu na kimwe akora mu rugo, umukobwa utafura, umukobwa utateka, utakora isuku, maze nyine akabwira mama we ati none se ubu nta kuntu koko wazamuganiriza. Naho mama wa Jeanne ahita abwira Pere atumva umukobwa wanjye namureze neza cyane, ni umukobwa ushoboye ibintu byose, ubwo rero ikibazo ni icyawe, ahubwo wowe genda nyine urebe aho bitagenda neza wikosore, naho umwana wanjye rwose nta kibazo habe na kimwe afite. Pere rero noneho ataha yumiwe kubera ukuntu nyine na mama wa Jeanne ataba akeneye kumuhana habe na gatoya. Hashira iminsi rero maze Jeanne akazana ikirisite nyine akabwira Pere ati ibi bintu byose ndabishaka ngiye kujya kureba mama. Pere rero aba yicaye nyine ari kwifurira imyenda hanze, areba ya lisite maze yarangiza akabwira Jeanne ati genda nyine ubigure, none se hari ikibazo? Naho rero Jeanne ati nyine ni wowe uri bubinyishyurire. Pere ati ndabyishyura si iki, ati nta mafaranga mfite. Ati none se urakora lisite kandi nta mafaranga ufite? Niba ntayo ufite nyine nanjye ntayo mfite, ntabyo ndi bwishyure. Naho Jeanne agahita yimujugunyira lisite ati byanze bikunze urabyishyura, umugabo udafite akamaro gusa nta kintu na kimwe umaze, gute ndi bujye kureba mama ntamushyiriye ibi bintu byose? Pere ati komeza uvuge nta kibazo, ndabizi ko uza guceceka cyangwa se amafaranga ugenda uyakorere, gute ariko wumva yuko ngewe mfite amafaranga yo gukomeza gutagaguza, butike yanjye yarahombye, nta kintu na kimwe ushobora kumfasha muri uru rugo, ariko ngewe uhora unkeneyeho ubufasha. Naho rero Nowela we afata nyine umwanzuro wo kuzazana Kennedy maze akamwereka uyu mukase, babivuganaho na Kennedy rero maze bakabyemeranya. Araza rero akabibwira nyine mukase, naho rero mukase we rwose ahita atekereza ko ashobora kuba nyine ari umugabo utabaho, kuko niba yaranze Charire atekereza ko noneho uyu agiye gushaka we rwose ari umugabo urenze abandi bose. Aramubwira ati nta kibazo uzamuzane. Nowela rero aragenda nyine akabwira Kennedy maze akitegura nyine, ubundi umunsi wagera akaza nyine baricara bicaye hanze, maze mama wa Jeanne agatangira kubaza Kennedy ati harya mbwira ukora iki? Naho Kennedy ati nta kazi ngira. Amubwira rero nyine ibintu byose uko biteye, maze mama wa Jeanne agahita abwira Nowela ati n'uyu mukundana mbese? Ati nta kibazo, ati gusa nyine iyo umushyitsi aje hano bwa mbere tugomba kumwakira. Kennedy ati ariko nta kibazo ni ukuri, nta kibazo rwose. Naho rero mama wa Jeanne ati hoya ntabwo wava muri uru rugo nta kantu nguhaye. Yinjira rero mu nzu maze akagera agahita azana indobo y'amazi agahita yimena kuri Kennedy, atumva ntuzangarukire mu rugo wamfabusa we, umuhungu udafite umumaro gusa, ntuzongere gutambika ibirenge ubizana hano, mvira mu rugo kandi hubute. Kennedy rero arahindukira agiye kugenda, maze Nowela agashaka kumukurikira. Mama wa Jeanne rero ahita afata Nowela ati igicucu gusa, urabona abahungu usigaye ugendana nabo, wanze abahungu bazima none uri kunzanira bari abahungu badafite ikintu na kimwe. Kennedy rero aragenda maze agahinda kakamwica, akajya muri ya nzu ye nyine agahinda kakamwica. Nowela rero buracya nyine maze akajya kumureba, aragenda agasanga Kennedy ari kwiyogereza ibyombo, nta jambo na rimwe amuvugisha. Nowela aricara rero maze akamubwira ati ndakwinginze mukunzi, umbabarire rwose ku byabereye iwacu byose. Naho Kennedy ati nari mbyiteguye, nta cyantunguye kirimo, kandi nyine nta kundi byagombaga kugenda, gusa ntabwo ari amakosa yawe. Naho Nowela ati umbabarire ni ukuri, umbabarire rwose sinifuzaga ko bakubwira amagambo nk'ariya, nanjye byambabaje kandi cyane. Kennedy ati nta kibazo. Nowela ati none se ubu bizagenda bite? Ati ariko ubundi ko njye nawe dukundana,
waretse nyine tugapanga maze tukaba twava hano tukigendera. Naho Kennedy ati tukajya hehe? Nowela ati nyine tugatoroka tukajya ahandi hantu kure tukajya gutangira ubuzima. Kennedy ati hoya, ntabwo ngiye rwose nshobora guhunga, ntabwo nshobora gutoroka, ntabwo nshaka kubaho ababyeyi batampaye umugisha. Reka nyine tugume hano, noneho dutegereze nyine ko ababyeyi bawe bazacururuka maze bakaduha umugisha, kubera ko ni ukuri ntabwo rwose nabana nawe batabyemeye. Nibaramuka batabyemeye ntabwo nzi ko bizagenda, ariko ni ukuri ntabwo rwose ibyo bintu nabikora. Naho Nowela arahita amubwira ati nta kibazo, reka dutegereze nyine maze turebe rwose ukuntu bizagenda. Umunsi wakurikiye rero Nowela nyine abwira wa mushuti we ko yifuza rwose kuzajya kumwereka Kennedy, ariko arabanza akamubwira ati ndabizi rwose ukuntu wirata wiyemera, nitugerayo uzacishe bugufi ube umwana mwiza, kubera ko Kennedy ndamukunda cyane, ntabwo nifuza kuzabona uri kumusuzugura. Uyu mushuti rero wa Nowela aramubwira ati nta kibazo tuzagende. Baragenda rero bakigera imbere y'aka kazu Kennedy yabagamo, uyu mushuti wa Nowela akigakubita amaso ahita amubwira ati aha hantu se ubu haba umuntu cyangwa haba puberi? Rwose ndumva ntangiye kunukirwa neza. Binjira mu nzu rero, Nowela yamubwiye ko rwose ari kugerageza kwitonda, maze bakwinjira mu nzu agatangira kwihungiza ati aha hantu nta mwuka urimo. Basanga rero Kennedy atanahari, kuko Kennedy nyine ngo aba yagiye kuri butike kubagurira agafanta nyine, kuko aba azi yuko hari buze noneho umushyitsi wundi utari Nowela. Nowela rero aramubwira ati hangane ubagiye kuza. Mu kanya gato rero Kennedy aba yinjiye, maze yasuhuza uyu mushuti wa Nowela akanga kumukora mu ntoki, aramwitegereza akamureba guhera hasi kugeza hejuru, maze agatangira kubwira Nowela atumva ndumva hano hantu rwose ndi kubura umwuka. Naho rero Kennedy amuhereza ka gafanta, wa mushuti wa Nowela akakanga ahita agenda agahagarara hanze. Nowela rero ahita abwira Kennedy ati hangane ndakwinginze, reka njye kuvugana nawe. Nowela aragenda akamubwira ati mbakubwire, uriya musore ureba hariya ndamukunda kurusha ibintu byose, kandi ikindi ni ukuri nuramuka utabashije kumwubaha nanjye rwose ntabwo twakomeza kuba inshuti. Uriya ni ubuzima bwanjye, ni umwana mwiza. Ese kuki utari kubona ko ari umugabo w'umwana mwiza? Kubera ko utari kubona ko rwose kuba naragize Imana ngahura nawe ari amahirwe atabonwa n'undi wese? Yego nta kintu na kimwe afite, ariko afite umutima mwiza kandi afite ubwenge, ibindi bintu byose azabigeraho. Uriya musore rero niwe wanjye kandi nta kintu cyabihindura. Niba wumva rwose utabasha kubaha Kennedy, ubwo njye nawe dutandukane, kubera ko rwose utabashije kubaha Kennedy nta nubwo nanjye naba nkeneye kuba inshuti nawe. Uyu mushuti rero wa Nowela akibyumva ahita abwira Nowela atari kuzi yuko wamaramaje neza, ati ngaho nta kibazo dusubire mu nzu njye kumusaba imbabazi, kandi ntabwo nzongera kwitwara nabi. Bahita rero basubira mu nzu bakicara, maze nyine uyu mushuti wa Nowela agahita abwira Kennedy atumva umbabarire ni ukuri ku magambo rwose nari maze kuvuga, umbabarire kuba nitwaye nabi. Kennedy rero umusore w'umwana mwiza cyane rwose ahita amubwira ati hoya nta kibazo, none se ko n'ubundi bavugaga ibyo ureba, nta kibazo rwose habe na gitoya. Uyu mushuti wa Nowela ahita amubwira atumva Nowela aragukunda cyane, ariko nugerageza kumubabaza njyewe nta mikino njya ngira, nzakuvuna ijosi. Bose bahita baseka kubera nyine amagambo aba ari kubwira Kennedy. Kennedy nawe ati umva rero kubwire Nowela nanjye ndamukunda cyane, ntabwo rwose nshobora kuzamuhemukira, kandi Nowela ni byose kuri njyewe. Kwa Jane ho rero rwose ibintu bikomeza kugira udubi, kubera ko amafaranga bari kugenda agabanuka. Naho rero Jane arataha maze akajya mu rugo iwabo, abwira mama we atari ku wundi mama, kubera iki rwose wampitiyemo uriya musore, twibeshyaga ko afite amafaranga ariko ntayo afite, ntabwo akibasha kunyitaho, imisatsi yabaye mibi, mbese uriya muhungu rwose mba numva nicuza impamvu naba narashakanye nawe. Urabona ukuntu rwose tutagize ubwenge ngo maze ahubwo nishakanire na Sharire. Mama we rero akibitekerezaho ahita abitekereza ati ariko uzi yuko wa mugani twatekereje nabi. Naho rero Jane atari ko rwose mama ni ukuri, ati buriya nshakanye na Sharire, ati Sharire ni umukire cyane, ati ntiwabonye nzabamo. Naho rero mama we ati yego, ataba mu nzu ya etaje, ati afite amafaranga menshi cyane, ati uzi ko ugera iwe ukagira ngo ni ibwami.
naho rero Jane ati nyine biriya bintu byose atekereza ko byari kuba ibyacu, twari kuba dufite amafaranga abantu bose bari kujya batwubaha kuri uyu musozi. Mama we ati ariko uzi ko ari byo? Mama we ati ariko n'ubundi ntabwo rirarenga, kubera yuko ibi bintu twabihindura, aho kugira ngo nyine akundane na Nowela, n'ubundi dore ko Nowela yabyanze, uyu mukino rwose nshobora kuwuhindura maze ugahindukira ukurebaho, ahubwo urakoze kumpa igitekerezo, ejo ndabizi icyo gukora. Buracya rero maze mama wa Jane akajya kureba Charles, abakigerayo rero naho Charles ati none se kandi uzanywe n'iki? Umukobwa wawe yarampakaniye, yambwiye ko bidashoboka, none n'iki gitumye ugaruka hano? Naho Jane atumva narinje nyine kugira ngo nyine nkubwire ikindi kintu twakora. Charles agahita abaza mama wa Jane ati none se ni iki kindi wumva nyine twakora? Mama wa Jane ati nyine aturumva uriya nubwo yakwanze nifuzaga kuba naguha undi mukobwa wanjye, kandi noneho ni umukobwa mwiza, uramutse umubonye nta naho ahuriye na Nowela, ikindi kandi ateye neza, ni umukobwa nyine mwiza ukiri mutoya, ndakubwiza ukuri uramutse umubonye rwose ntabwo wamwanga. Naho rero Charles aseka ati none se ubundi ufite abakobwa bangahe? Ko bambwiraga ko ufite abakobwa 2 gusa, umwe ari Nowela undi akaba yarashatse, hari undi mukobwa se ufite? Mama wa Jane rero ahita yijima nyine kuko batarazi yuko abizi. Naho Charles ati mbwira nyine, hari undi mukobwa ufite? Mama wa Jane nyine adidimanga ati nyine urumva ni uwo nguwo washatse, ariko urugo nta kigenda, twamushyingiye nyine umusore umukubita, umusore w'umwana mubi, utamugaburira, utamuhahira, mbese nyine rwose byaranze nta kigenda. Naho rero rwose Charles ahita abwira mama wa Jane ati ni ukuri ibyo bintu ntabwo rwose byashoboka, atari kuba urumva koko uri umubyeyi nyabaki wumva wakura umwana mu rugo rumwe ukamushyira mu rundi ngo ni uko ubonye umugabo w'umukire? Ndabyumva nyine nanjye uramutse umumpaye nyuma ukazabona undi undusha amafaranga, wazamukura mu rugo rwanjye ukamuha uwundi? Uwo mwana rwose ndumva waramugize ubucuruzi, ndumva waramugize bizinesi, inzira yakwinjije hano rero urayizi, ngaho isohokere rwose nabivuyemo, ibyo gukora ubukwe narabiretse kuva Nowela yanyanga, nta mugore ngishaka, ngaho igendere. Mama wa Jane rero ataha rwose yababaye, agahinda kamwishe, maze akamubwira Jane nyine ko byanze. Jane rero atangira noneho kugenda yiyandarika mu bagabo bari bo bose ngo kugira ngo bakunde bamuhe amafaranga. Umunsi umwe rero Pere arataha agasanga Jane ari kumwe n'undi mugabo muri salo, neza rwose gahunda hafi gutangira mu ntebe ze. Arahagarara akabitegerereza, maze wa mugabo agahita yambara vuba agahita yisohokera. Jane nawe akitunganya akicara akagereka akaguru ku kandi nkaho nta cyabaye. Pere ati ibintu ndi kureba ni ibiki? Naho Jane ati none ko nta mafaranga ukimpa, wakennye, sinkeneye undi mugabo wampa amafaranga. Pere rero kwihangana biranga, maze akaba yegereye Jane agatangira kumuhondagura, ahita afata amavarize ye akayapangamo ibintu byose, maze yarangiza agahita amufata akamukurubana n'ibivarize bye abikurubana. Araza rero akamugeza iwabo agakomanga. Mama we yasohoka atumva akira umukobwa wawe n'ibyo byose, kandi nzongera kubona anataratamba hafi y'inzu yanjye, ndakubwiza ukuri muzamenya uwo ndi we. Jyana uyu mukobwa wawe udafite ikintu na kimwe ashoboye, umukobwa utazi gukubura, utazi guteka, umunyagasuzuguro gusa, twara ibyawe. Naho mama wa Jane ati none ko naguhaye umukobwa mwiza w'ikizungerezi ukaba umungaruriye ameze atya, ntabwo rwose ari ukuntu namuguhaye, ikindi kandi ugomba kumusigira amafaranga yo kwiyitaho n'ayo kurya kuko aracyari umugore wawe, ari mu nshingano zawe. Pere rero ahita ahindukira atumva ibyo navuze mwabyumvise, uyu mukobwa sinzongere gukubitana amaso nawe ukundi. Ahita yigendera rero, maze nyine Jane akaba agarutse iwabo gutyo. Buracya rero n'ubundi nyine agakomeza akikorera za gahunda ze. Mama we aragenda akajya gushaka ibyo kurya, igihe atahiye akaza agasanga nta gukubura, nta kintu na kimwe, maze akabaza Jane ati none ndakubaza wiriwe hano ukora iki ututakubuye no mu mbuga? Naho rero Jane agahita amubwira ati mama, ati njyewe nkubura se njyewe gukubura ndabizi? Ko nari nategereje ko nyine Nowela ari buze kuza maze akahakubura.
Mama we rero ahita amwihorera ati nta kibazo rwose, ubwo n'ubundi nyine Nowela igihe ari buze kuzira ahakubure. Mama we nyine yabaga yumva ibintu byose bigomba gukorwa na Nowela, naho Jane nyine agomba kwibera aho ngaho nyine akitetesha. Mama rero wa Jane abwira Jane nyine ukuntu Nowela yamuzaniye umusore usabiriza amusaba ko nyine ari we bakundana, maze nyine Jane ati cyakoze nishimye, ubundi nyine ni uwumukwiye, urabona ukuntu yari umunyamahirwe abagabo bose b'abakire bo kuri uyu musozi bamukunda, ni uwo rwose agomba kubana nawe. Ahubwo se mama kubera iki wamwangiye koko? Njye ndumva nyine waragombaga kumwemerera, kubera ko nyine urabizi n'ubundi Nowela ntagize tumwifuriza. Wowe se urumva bitari kuba aribyo byiza kubana n'uwo musore maze akagenda agateseka? Urumva se atari umubabaro nyine ari kwihamagarira? Kuki utamuretse ngo babane koko maze Nowela agende yumve? Ndumva ngiye rwose bakabaye umureka. Naho rero mama wa Jane akibitekerezaho ati ariko uzi ko ari byo, ati wa mugani nararangaye, nagombaga kumureka bakabana, kubera ko n'ubundi nibwo rwose azaba agiye kumva uko ubuzima bumeze. Jane rero ahita amubwira ati ahubwo uzabwire Nowela nyine ko nta kibazo, ibyo byose wabyemeye. Naho mama we ati nibyo rwose, ahubwo ndaza kumuvugisha maze rwose mubwire yuko nta kibazo noneho nabyemeye. Ku mugoroba rero mama wa Jane nyine yicaza Nowela maze akamubwira ati nta kibazo noneho wa muhungu wawe rwose uzamubwire azazane n'umuryango we, maze nyine baze bakore ibyangombwa byose ubundi mubane nta kibazo. Nowela arishima maze agahobera nyine mama we, nyamara ntabwo aba azi yuko atari urundi rukundo, ahubwo nyine ari uko bumva ko bagiye kumuroha mu cyobo neza neza. Buracya rero maze Nowela akagenda nyine akabwira Kennedy bya bindi byose, ko nyine ababyeyi be noneho bemeye kumwakira. Kennedy arishima akamubwira ati nta kibazo noneho ubwo nzazana n'umuryango wanjye. Bamubwira rero itariki nyine bazaziraho, maze uyu munsi nyine kwa Nowela baritegura ibintu byose bakabishyira ku murongo, bakitegura nyine aba bashyitsi. Baricara rero bagategereza, baba babwiye ko bari buze saa 9 maze saa 10 zikagera batarahagera. Mama rero wa Jane atangira kubwira Nowela ati ariko rwose abashyitsi bawe ubu baracyaje, simpamya ko rwose bakije. Nowela ati bari buze, ndabizi rwose ntabwo Kennedy yambeshya. Naho mama we ati reka tuze turebe, ati tekereza noneho n'umusore usabiriza nawe rwose aramutse agukatiye ku munsi wo kuza kumwerekana, cyakoze ni ukuri waba ubabaje. Batangira rero kumuserereza, ariko Nowela ati hoya, ibyo bintu Imana ibindinde ntabwo byambaho. Barategereza rero maze bajya kubona bakabona hinjiye imodoka mu gipangu y'akataraboneka. Bakikubita amaso, mama wa Jane ahita abaza Nowela ati barase ni bande? Nowela ati ntabyo nzi. Bajya kubona bakabona mu modoka havuyemo Kennedy ndetse na Charles. Kennedy aba yambaye neza, yambaye nyine imyenda ihenze, ubona nyine yabaye wa musore w'umukire, kuko yabaye wa musore utabaho, wa musore uhambaye. Naho rero mama wa Jane akibakubita amaso ati bise ndi kubona ni ibiki? Charles ari kumwe na wa musore usabiriza? Baraza rero maze nyine bakabaha icyicaro bakicara, bose baba bafite amatsiko yo kumva ibigiye gukurikira. Mama rero wa Jane ahita abaza Kennedy ati ibi ngibi se ndi kubona ni ibiki? Uyu mugabo muziranye hehe? Naho rero Kennedy ati nyine ibyo ngiye kubabwira birabatangaza, ariko nanone mbanje rwose kwisegura ku mukunzi wanjye Nowela. Nowela umbabarire ni ukuri ku bintu byose ugiye kumva, ndabizi ko ubu bintu byose byarangije kugucanga. Nowela rero rwose amatsiko aba ari menshi. Kennedy rero ahita amubwira ati uyu mugabo rero Charles ni papa wanjye. Akibivuga bose bahita biterera hejuru, birumvikana nyine Jane ndetse na mama we bo rwose baba baguye mu kantu kandi bababaye. Naho Nowela nawe nyine aba yumiwe ati nyine komeza udusobanurire, hanyuma se byagenze bite? Naho rero Kennedy ahita akomeza ababwira ati numva nyine njyewe nakuriye mu Bwongereza, ni naho nize amashuri yanjye yose, nize nyine iby'ubuganga, ndi dogiteri. Ati rero mu kugaruka hano nabonaga nyine yuko ntazabona umukobwa unkunda bya nyabyo
nabonaga nyine abantu bose banyubaha kuko ndi umuhungu wo mu bakire, ikindi kandi nanjye mfite ahazaza nyine mu bigaragara. Hanyuma rero njyewe nahisemo kuzashakana n'umuntu uzankunda nkanjye nyine, nkanjye Kennedy, nta kindi kintu na kimwe ashingiyeho. Nuko rero natangiye kujya gusabiriza, ahita yibuka rero ukuntu nyine yabivuganye na papa we amubwira ati ngewe papa ndashaka rwose kuzashaka umukobwa uzakunda jyewe wa nyawe, maze akamubwira ko nyine agiye kujya mu muhanda akajya gusabiriza. Bahita rero babaza Charles bati none se ntabwo washakaga gukora ubukwe na Nowela? Arababwira ati yego, burya nyine mu ntangiriro nabonye Nowela ndamukunda maze nifuza ko twakora ubukwe, gusa nyine yamaze kunyanga, maze nyuma yaho gatoya menya yuko ari we umuhungu wanjye yakunze. Rero numvise n'ubundi binshimishije kuko nari narabonye ko ari umukobwa mwiza, ndavuga nti nta kibazo, n'ubundi agiye kuza mu muryango wanjye, ngomba rero gushyigikira umuhungu wanjye. Umunsi umwe nyine umuhungu wanjye yaratashye, maze ambwira yuko nyine muri ka kazi ko gusabiriza yatangiye kugira ngo ashake umukunzi, ko hari umukobwa witwa Nowela yabonye, ati ni umukobwa mwiza cyane ufite umutima mwiza. Ati noneho papa uzi ukuntu se uwo mukobwa witwa Nowela anyitaho, atanyitaho ku buryo anzanira amafunguro buri munsi, araza akanzanira ibyo kurya. Ati niwe muntu wenyine wabashije kunyitaho muri uriya muhanda. Ati nyine ni umwana mwiza ntabwo wabyumva. Ati noneho arankunda cyane kandi nanjye ndamukunda, kandi nyine urabona ko nta kintu na kimwe ankundira kuko ntacyo mfite. Ati rero uyu mukobwa niwe nshaka ko nyine tuzabana. Akimara kubibwira papa we rero nibwo nyine papa we yamenye ko Nowela yakunze, ari nawe Nowela umuhungu we akunda, maze akabwira umuhungu ati mwana wanjye ntabwo rwose wahisemo nabi, ahubwo komereza aho ngaho, uriya mukobwa nanjye ndamuzi, ni umukobwa w'intangarugero kandi ni umukobwa w'icyitegererezo. Bakimara kuvuga rero ibi byose, Jeanne nyine aba yatangiye kurira, ati simbyumva ukuntu Nowela ari umunyamahirwe ku bintu byose, simbyumva ukuntu ibintu byose byiza bijya kuri Nowela, ntabwo rwose nabyumva, kubera iki ngewe Imana inyibagirwa. Naho rero Nowela arahindukira akareba Kennedy, ati ntabwo mbyumva ukuntu wambeshye iki gihe cyose. Naho Kennedy ati ndakwinginze umbabarire mukunzi, ni ukuri nanjye rwose ntabwo yari ngewe, ahubwo nyine nifuzaga yuko nazashaka umukobwa unkunda bya nyabyo, kandi uwo mukobwa naje gusanga ari wowe. Nowela rero kwihangana biranga, maze agahita ahaguruka akiruka akigendera. Amara kugenda rero maze Jeanne nawe agahita akurura mama we, bakagenda bakajya mu nzu. Jeanne akamubwira ati mama kubera iki koko buri munsi utajya umenya kumbitiramo neza, kubera iki buri munsi aya mahirwe yose ajya kuri Nowela? Agahinda nyine karabica kuko nyine baba baribeshye. Naho rero wa mushuti wa Nowela aramukurikira, maze akamubwira ati ariko se Nowela nk'ubu koko ubabajwe n'iki? Nyine uriya musore yagusobanuriye kandi ibintu ari kukubwira nta mutima mubi urimo. Naho Nowela ati mva, none se ubwo ngubwo umuntu mbeshya akiri fiance wanjye, urumva nitubana ko atazakomeza kumbeshya? Njye rwose ntabwo nifuza kubana n'umugabo ubeshya. Naho rero umushuti we ati umva nkubwire rwose nta kintu kigomba kukubabaza, kubera yuko nta kibi yakwifurizaga, kandi ikindi ajya gufata iyo gahunda ntabwo yari azi ko ari wowe muzahura, ariko nyine kubw'amahirwe mwarahuye kandi yakubereye umwana mwiza, hari ikindi umushinja se? Akivuga atyo rero Kennedy ahita aza, maze akabwira Nowela ati Nowela ni ukuri ndagukunda cyane, kandi byose nabikukoze kugira ngo nzabone urukundo rwa nyarwo. Mbabarira rero ntunsige rwose, ntunsige muri ibi bintu, kubera yuko naragukunze kandi nkimariramo wese, ni wowe nifuza ko twazabana ubuzima bwose. Ndakwinginze rero mbabarira rwose unyumve, ndagukunda kandi nta kintu cyahindura urukundo ngukunda. Nyumva rwose wumve ko njya gukora ibi bintu nta mutima mubi wari urimo, nta n'ikintu na kimwe nari ngambiriye cyari kirimo, nuko nashakaga urukundo rwa nyarwo kandi wararumpaye. Ubwo rero wirunyambura rwose. Akomeza rero kwinginga Nowela, maze Nowela nyine akumva agomba rwose kubabarira uyu musore kuba yaramubeshye. Aramuhobera rero, maze nyine akamubwira yuko amukunda. Naho rero uyu musore nawe akamubwira ati nanjye ni ukuri ndagukunda kandi cyane. Kennedy rero ndetse na Charles papa we barataha nyine bakajya mu rugo, naho nyine kwa Jeanne ho bisigara ari amarira n'agahinda. Imyiteguro y'ubukwe rero bwa
Nowela iratangira maze nyine Kennedy akagenda akagura ibitenge byiza cyane bihenze maze akabizanira mama nyine wa Nowela, ubwo nyine ni mukase wa Nowela. Bo rwose nta mutima baba bamufitiye, yaba Nowela yaba Kennedy baba bamufata nyine nk'umubyeyi, nubwo ibyo aba yarakoze bitaba ari byiza ariko ntabwo baba bamurakariye. Baragenda rero bakabigura maze bakabizana bakabimuha. Mama rero wa Jane akibibona arishima cyane, ati uzi ko mwanguriye ibitenge by'abamama b'abakire, ni ukuri mwakoze, ni ukuri Nowela umukobwa wanjye wakoze, noneho rwose ubu aba atangiye kuba umukobwa we. Naho Jane we aba ari aha akanuye nyine areba, ubona ibintu byose byamurenze. Kennedy rero ahita abwira nyine mama wa Jane ati rero turifuza ko nyine mwadufasha gutegura ubukwe, ibintu byose mukadufasha kubishyira ku murongo. Gusa nyine nitumara gukora ubukwe njyewe ndetse na Nowela, papa wanjye yambwiye ko nyine azatwemerera ukwezi kwa buki tugahitamo aho tugomba kuzajya. Nowela rero yahisemo nyine ko twazajya mu Bufaransa kuko niho yahoze arota kuva na kera kose, ariko nyine nifuza ko nituvayo nzamujyana no mu Bwongereza nkajya kumwereka n'ahantu nize n'ahantu nakuriye, nkaba nazamujyana no muri Canada. Mbese ndashaka ko tuzafata umwanya munini tugatembera nyine nkamutembereza ahantu hose. Naho Jane rero uba uri ku ruhande aba yatangiye nyine kurira, ati mugafata indege mukagenda akajya mu bihugu birenze kimwe, naho njyewe ntaragera rwose no mu murwa w'igihugu cyacu. Genda rwose Nowela uri umunyamahirwe. Naho mama we ati atari ubwenge buke bwawe se sibwo bwatumye nta kintu na kimwe ugeraho. Jane nyine ugahita akomeza kurira. Imyiteguro y'ubukwe rero irakomeza nyine, maze ubukwe bukageza umunsi wabwo nyine wo kuba. Uyu munsi rero aba ari umunsi nyine uhambaye, kubera yuko Kennedy nyine aba yumva ubukwe bwe bugomba kuba ikimenya bose, kandi bukaba ari ubukwe nyine bwiza cyane, kuko aba yifuza gushimisha Nowela uba yarabayeho ubuzima bwose atishimye. Bambara neza rero cyane maze nyine bakagenda mu modoka nziza cyane. Baragenda rero bagakora ubukwe maze bwarangira bagataha. Papa wabo rero ababwira ko nyine agikomeje ya gahunda yo kubishyurira ukwezi kwa buki bakajya ahantu hose bashaka, hose. Kennedy rero ahita abwira papa we ati gusa nyine nanjye ndifuza ko noneho umukunzi wanjye namufasha kugera ku nzozi ze yarose guhera kera. Abwira rero Nowela ko noneho yifuza ko nyine bya bintu yifuzaga kwiga byatangira gutekereza aho azabyigira, haba hanze cyangwa mu gihugu, maze rwose akaza inzozi ze zikazaba impamo. Nowela rero arishima cyane maze akabwira Kennedy ati ni ukuri ntabwo rwose nigeze nibeshya kugukunda. Naho rero ku rundi ruhande mu rugo kwa Jane ndetse na mama we ibintu rwose biba byarasubiye irudubi, kuko mama we noneho aba asigaye abona ko rwose ibyo yakoreraga umwana we byari ibintu bibi cyane kandi biri kumugaruka, kubera yuko Jane ntabwo aba azi gufata umweyo ngo akubure, ntabwo aba azi guteka ikintu na kimwe. Mama we byose aba asigaye abyikorera, maze yataha agasanga uyu mukobwa aricaye. Ati wakureba wicaye aho ngaho ukuntu wambwiraga ngo uzashaka umugabo w'umukire ngo maze ngo ukire mu munezero, nyamara dore Nowela ahubwo niwe wakize mu munezero. Umukobwa utazi kugira ikintu na kimwe akora, gusa arabyicuza, ariko n'ubundi amazi aba yararenze inkombe, kuko nyine igiti kigororwa kikiri gitoya. Muri icyo gihe nta kintu na kimwe aba yakora kugira ngo Jane abe umukobwa uri ku murongo, kuko nyine biba byararangiye yarangiritse. Naho rero rwose kwa Kennedy ndetse na Nowela bo bari kwitegura nyine kwigira mu Bufaransa, kuko niho baba bashaka kuzabanza kugira ngo nyine bigire mu kwezi kwabo kwa buki, maze rwose banezerwe. Papa rero wa Kennedy abwira Nowela ati guhera uyu munsi rero ujye umenya ko nawe uri umwana wanjye, kubera ko nawe ngufata rwose nk'umukobwa wanjye. Ubu ngubu uzajya umpamagara papa, kuko nzajya mvuga ko nyine mfite abana babiri, umukobwa n'umuhungu, kandi ndabakunda cyane. Ndabashyigikiye muri byose, icyo muzakenera cyose muzajya mumbwira. Kennedy rero yitegereza Nowela ati ntakubeshye rwose mukunzi wanjye, uretse no kuba kugukunda ari iby'igiciro, ariko ni ukuri wanteye n'amahirwe, mbese wazanye umugisha mu buzima bwanjye. Ibintu byose ubu ngubu bimeze neza mu buzima bwanjye, ndagukunda cyane rero. Naho Nowela ati nanjye ndagukunda kandi nzahora nkubahira kuba warankunze.
Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.